Iyi ni Juru TV, umuyoboro w'ibyiza. Bakunzi ba Juru TV mwese turabaramukije aho muherereye. Ni njyewe Emmanuel Ganza, nkuko mubizi kandi bisanzwe turabakunda. Uyu munsi imbere yanyu dufite umukozi w'Imana uriho ubwiza bw'Imana, amavuta ni yose ariko Mana Nyagasani. Icyakoze nta watinda kuvuga yuko usa n'umwaka mushya. Karibu. Murakoze. Hanyuma reka tumare amatsiko abakunzi ba Juru TV n'abakunzi banyu by'umwihariko bari kukureba imbere yabo ariko ntabwo abakozi. Tugiye kukwakira utangira ubibwira. Ni karibu umukozi w'Imana. Urakoze. Baje gushimira Juru TV. Umwanya mu mpaye wo kuganira namwe. Yego murakoze cyane. Nitwa Reverend Innocent Muhozi. Yego. Ndi umushumba mu itorero ry'Abangirikani muri paruwasi ya Karumuna. Imana ibahereza umugisha cyane. Nyakubahwa Reverend, tubasanze hano mu murimo n'ubundi aho murimo mukora umurimo mwiza, twanezerewe, abantu bishimye, imitima y'abantu yahezagiwe. Mu by'ukuri uyu murimo mumaze mu gihe kingana iki nkamwe mukorera umurimo muri iri torero? Umuhamagaro bisanzwe tumazemo igihe kirekire. Umuhamagaro nawe utangiye 2010 wo kuvuga ubutumwa, ariko igihe cyo kurobanurirwa umurimo wa gishumba no mwaka w'ibihumbi 2020. Ndi kubona ibintu bijyanye n'ubuyobozi bw'itorero rwose bikuri mu maraso cyane, kandi si wowe byiyumvamo ahubwo n'Imana yabigushyizemo. Ariko se iby'uwo murimo hano niho ubundi usanzwe ukorera umurimo w'Imana? Nakoreraga muri AR paruwasi ya Kabuga. Yego. Niho twakoreraga umurimo. Ariko ku itariki 23 nabonye urwandiko rwo mu episkopi runyimurira muri iyi paruwasi ya Karumuna. Muri paruwasi ya yes. Ni byiza cyane, turanezerewe kukwakira nk'umushumba mukuru kuri paruwasi, kandi natwe tuzakomeza kubana namwe umunsi ku wundi. Twabibonye mugira ibihe byiza, ariko se ubundi buriya abakunzi ba Juru TV n'abakunzi b'iri torero by'umwihariko ni iki kuri ku mutima wababwira? Cyambere cyo ndabanza gushimira Juru TV. Yego. Kubana natwe uyu munsi byari iby'agaciro. Yego. Kandi so bwa mbere mubanye natwe. Ubuhamya bwanyu turabakurikira, tubona uburyo mugezaho abantu ijambo ry'Imana n'ibindi biganiro byubaka imitima. Yego. Ariko ijambo wenda rindi ku mutima mwenda bashimira. Yego. Ikindi nashimira mvuga kuri iyi paruwasi, aho mvuye twakoranaga nk'abantu b'Imana, kandi na hano Imana yaduhamagaye. Yego. Twiteguye gushora imari mu bwami bw'Imana. Haleluya, haleluya. Nivyo ni byiza, ni by'igiciro kandi ni by'igikundiro. No kuri ni byiza twavuga byinshi, ariko uyu munsi wa none turagira ngo utubwire bimwe mu migabo n'imigambi y'iri torero. Nkawe wakiriye iri torero uyu munsi ukaba ugiye kuribera umushumba, mu by'ukuri imigabo n'imigambi y'iri torero ukumva koko uzayigeza ku ruhe rwego? Murakoze. Iyo tumaze gushyikirizwa itorero dukora igenamigambi rya paruwasi cyangwa icyerekezo cyaho paruwasi igana. Yego. Tujya imbere y'umwepiskopi guhiga imihigo y'umwaka. Kuwa kane ushize nibwo twagiye guhiga imbere y'umwepiskopi. Ariko nk'uko mwabibonye ikigenderewe bwa mbere ni ukubaka icumbi rya paruwasi aho umushumba azaza aba. Icya kabiri ni ukongera umubare w'abakirisitu. Ikindi ni ugutera imbere mu buryo bwo gukoresha ikoranabuhanga, kongera ibikorwa bituma dukorana na social media, ikoranabuhanga, no kongera urubyiruko cyane, gukorana n'urubyiruko. Ni byiza, imigabo n'imigambi rwose ni myinshi kandi ni migari, ariko kandi buriya hari abari kugukurikirana bakumva nabo bafite ibibazo bakubaza, ariko reka tuzabazane nabo bazakwibariza ibyo bibazo. Ahubwo turagira ngo noneho ugire icyo ubwira bariya bakristo wahozemwo ushumbye rya bitorero riri kubarizwa hariya watubwiye Rwamagana, ndetse n'abakristo baho mu by'ukuri batagira ngo wagiye nka wa mushumba. Gira icyo babwira. Urakoze. Abakristo ba paruwasi ya Kabuga. Yego. N'abakristo beza.
ni abakristo beza bakora nk'ikipe, yego, bagira urukundo, yego, barafashanya muri byose. Ibyo byampaye imbaraga zo gukorana nabo kandi tutagira ubwiru, yego, cyane cyane komite nyobozi Mothers Union, abanyamasengesho twabanaga kuwa kane, na hano tuzakomeza kubana kuwa kane. Umuntu wese ni karibu, ariko simvuyeyo, mvuyeyo mu buryo bwa administration, ariko nk'umubyeyi ntabwo ugomba guta inama zawe burundu, ugomba kuzisura ukazihamagara ukakurikirana uko bameze. Uko dushobojwe n'umwami Imana tuzaza tubageraho, kandi nabo tubatumire badusure. Yego, no kuri dukomeje kunezerwa cyane rero kuri uyu munsi wanyu. Ariko se ubu ngubu nyakubahwa, abakristo benshi bafite ibyifuzo bitandukanye. Hari abifuza ko wabasanga mu ngo, hari abifuza ko baza kuri biro yawe ukabakira ukabafasha kubakorera deliverance. Mu by'ukuri kukubona bisaba iki, dushingiye ku bubabare bw'umukristo cyangwa se ku bubabare bw'intama? Aho narindi narifite gahunda imanitse ku idirishya y'iminsi mbonekamo, ahangaha ntabwo ndayishyiraho, ariko kuwa kane tugira amasengesho yo kwirirwamo, kuwa gatanu ku mugoroba tukagira amateraniro y'umugoroba, indi minsi itarimo kuwa mbere mu mbere y'amasaha, mu masaha y'akazi tuba duhari. Ariko nanone ushobora kutubona ku murongo wa telefone 078 1054 300 81054 300. Noneho ushaka wamamagara, ari ugusenga, ubujyanama bundi mu bindi bafitemo inshingano, ariko cyangwa se duhamagarirwa gukora nk'abashumba. Mutubabarire mudusubiremo gatoya iyo nimero, kuko hari intama zimwe na zimwe zitaziteguye. Iyo nimero rwose mwongere muzamure n'ijwi riranguruye, mwongere mubibasubiremo kugira ngo uwagira kimwe mu cyifuzo, ibibazo runaka, abashe kuba yabahamagara akababona. 078 yego 1054 yego 300. Murakoze cyane. Tunezerewe cyane rero kuri uyu mwanya muduhaye. Ibiganiro byo nakagaruka, kandi natwe turabakunda. Imana ikomeze ibambike imbaraga, uyu murimo ukomeze waguke, ndetse tuzagarukira no dusanga rwose mwarubatse etaje mu buryo bugaragara. Nubwo tubona hari inzu nziza, inyubako nshyashya, ariko mu migabo n'imigambi nayo rwose etaje nayo murayikwiriye. Urakoze, Imana ibaho umugisha, n'abakunzi ba Ijuru TV, Imana ibaho umugisha. Yego, murakoze cyane. Yego. Iyi ni Ijuru TV, umuyoboro w'ibyiza. Turashimana ko yaduhaye paseri mwiza kandi twamukundaga. Nta mana ihari ifatika dufite, ariko twamubwiye ko umunsi azatangira urusengero tuzamufasha gukora praise and worship umunsi wose. umugisha hasigaye korali ararati. Korali uhaguruka, mwihuta. Reka mujye amagambo arenze cyangwa atatu ntabwo yarenze. Icyambere, aba bantu Pastor Andrew n'umuryango we ntabwo yari umupasiteri wacu gusa, ahubwo yari umuryango wacu. Icya kabiri, Pastor Andrew na madamu ntabwo batubereye abapasiteri gusa, ahubwo batubereye urumuri rw'akoranabuhanga. Icya gatatu, ari nacyo sorezaho, Pastor Andrew na madamu baragiye bagana Paulo, ariko muzakomeza kuba umuryango wacu ukorana. Ntabwo tuzatandukana aho muzajya hose. Hanyuma nsoza, intebe Pastor Andrew yicaye, reka twishime tunezererwe ko tugiye kwicaraho mu bose. Reka twese twishime. Ni ukuvuga ntabwo bitandukanye Andrew kuko intebe yari yicaye bagiye kwicaraho mu bose. Imana tuyicyubahiro. Tuzakomeza kubana namwe, tukabana namwe,